kunyaga no kunsebya ibyo birabareba. Ako cyaza umuhungu ni sawa cyane bisa. Karakaririmbo ni fresh. Niyo mpamvu agomba kujya afata umujyi yitonze. Gusuhuza ababiginaji cyane kabisa. Ibaruwa irishye. Iyo baruwa ngo bayandikiye umuyobozi ngiye. Wari? Uretse wumve. Ibaruwa ifunguye. Leta tariki 4 z'ukwa 9 2024. Dr. Murangira Thierry niyo baruwa igeneye. Murangira Thierry. Kwisobanura impamvu. Nyakubahwa muvugizi wa RIB mbanje gusuhuza mbashimiye uburyo murwanya akarengane. Wavuze ko Big Energy ari agatsiko k'abantu bashyigikiye Yago. Twe ntituri agatsiko kagizwe na miliyoni 8 z'abantu zirenga nikabaho. Turi mu bice byose by'u Rwanda na diaspora turiyo. Big Energy urumva umugabo yifashe abakecuru babiri ngo babagaburiye ingurube. Umugabo yisha abantu babiri abagaburira ingurube ze. Twongeye kugusuhuza ku Daily Dates official. Tujye dusuhuzanya amashyo. Oya. Amashyo. Jugira gashya. Amashyo. Amashyo ngo ariko ntago ari uko baya. No se amashyo bayatanga mu kiganza. Bayatanga he? Amashyo. Amashyo. Ariko abasore basuhuzanya. Hari abasore rero basuhuzanya ngo. Ariko biracyabaho. Guri cyangwa kubitana amago. Kubasore. Umufata ko mu musayi. Uracyo bikora? Oya ntabwo no sense unsuhuzanya uko. Ibi nabyo byarashaje. Ibi nabyo byarashaje. Ni gutya. Uko bushita ngo bumeze nabi. Ubushita bugiye gukora nk'umuco se. Bugiye gukora nk'umuco. Covid ni yawukuyeho. Neza abantu bakajya. Covid ni yawukuyeho. Cyane. Dusuza aba Big Energy. Aba Big Energy bandikiye papa mukuru. Bandikiye umuvugizi wa RIB. Bamubwira ngo iki? Iyo baruwa uko nimeze. Bamwandikiye bati buretse nyigusomere. Ndebe ko nyibona. Ni timus. Ariko subuni je nibaza ikibazo. Hari timu yobowe nande. Tuve kuri papa mukuru. Big Energy n'abafana ni timu y'abafana banyarwaya. Innocent. Ari uzwi nka Yago for real cyangwa Yago Pondati. Urumva? Buretse ndebe iyi baruwa ndayi gusuhuza abantu. Yago Pondati. Nanjye na kunyaga no kunsebya ibyo birabareba. Ako cyaza umuhungu ni sawa cyane bisa. Karakaririmbo ni fresh. Niyo mpamvu agomba kujya afata umujyi yitonze. Gusuhuza ababiginaji cyane kabisa. Ibaruwa irishye. Iyo baruwa ngo bayandikiye umuyobozi ngiye. Wari? Uretse wumve. Ibaruwa ifunguye. Leta tariki 4 z'ukwa 9 2024. Dr. Murangira Thierry niyo baruwa igeneye. Murangira Thierry. Kwisobanura impamvu. Nyakubahwa muvugizi wa RIB mbanje gusuhuza mbashimiye uburyo murwanya akarengane. Urumva? Nyakubahwa impamvu mbandikiye ibaruwa tariki 3 z'ukwa 9 ubinyujije ku muyoboro wa YouTube wa Prime Media TV. Wavuze ko Big Energy ari agatsiko k'abantu bashyigikiye Yago. Twe ntituri agatsiko kagizwe na miliyoni 8 z'abantu zirenga nikabaho. Turi mu bice byose by'u Rwanda na diaspora turiyo.
big energy. urumva niba ABILI cyangwa Rayon Sport bafite abafana bitwa amazina atandukanye natwe twitwa big energy. Ni uburenganzira bwacu kandi duhujwe no gushyigikira Yago. Urumva ibyifuzo byacu. Yago kuva mu Rwanda ni igihombo ku rubyiruko. Mudufashe agaruke mu Rwanda kandi yizeze umutekano we akomeza akazi ke. Nyakuba umva se ukuntu yasoje. Nyakuba hanejejwe no kuzumva nawe uri mu big energy. Ari kumubaza harakabaho leta y'u Rwanda n'abaturage bayo. Nge ndi pa izina risibye ariko ni pa big energy. Pa big energy ntabwo yigeze ashyiraho izina ririho ntabwo nshatse kurimensioninga gusa ririho izina rye na big energy. Saza kabisa Ibaruwa yankomye kabisa. Respect. Ariko uziko Yago iki cyumweru so ni iki cyumweru kimwe ibi byumweru bibiri niwe wari uri kuvugwa ako musaza wacu ararenze amwita innocent asundi bamushinja iki ari innocent. Yago yaragambaniwe n'abagenzi be ngo ninda nini araceceka ako buretse mubwire kandi naye aho kantu kambayeho nawe wumve niba gatarakubayeho ntari igihe cyageze yagukamwanga ukumvura mwanzi ko yagonge ngenda mufana nyine hari ko ari igihe cyageze ukumvura mwanzi nyine bitewe n'ukuntu abavuga uwo mwangiraga iki uziko social media zatuma wanga umuntu nta n'ikintu uzumwangira cyane kubera ukuntu abantu ngo yagara vibura ngo yagara sona ngo yagongo arajwigira Yago ntaririmba neza yagakora umuziki awukunze kabisa. Nuko hano rero kuko ntabwo yarabuze amafaranga. Yago afite amafaranga yarwaya amafaranga arayafite amaze iminsi kuririmba ni nka kwa kundi uvuga ati ikintu man ye ikintu nkunda nagikora ariko ntacingiye sindahura na Yago ubu ngubu ariko abantu bahuye bavuga ko Yago mbere yuko ajya no mu muziki yakundaga kuba yifite akaradiyo ari kwiririmbira yiririmbira nyine akuze do freestyle two kuri yakoraga kuri TV10 uzukuntu yakubitaho kandi reka mane nje nkubwira niba wagiye ubona ibiganiro byinshi byago wagiye akorana n'abahanzi mbere kwa kuri nyine umuhanzi ari ukuntu asohora indirimbo akaza kuyadvertisinga kuma social media nyine man umuhanzi wese Yago hostingaga umuhanzi amusaba ko aririmba Yago nakamubekinga akamukubita nyine akajya mu baking nyine asa nk'umufasha motive yego urumva abantu ugasanga umuntu aravuze ngo Yago ngo shangwa Yago ngo zikuririmba gutyo nyine muri ko abo bavuga ngo yagaze kuririmba nibo bagarutse baravuga ngo arasona bari bazi ko bari kumwoshya kumbi yakoraga ibyo akunda rero umusore nawe ngo agendanye n'umusaza baragendana bamajeje kugendana ngo bagere imbere umusaza araruka ariko imbere umusaza araruka umusaza ukora ababwiye ati muze turashaje bagusyemo ibiryo by'inkoko umusore ariko avuye umusaza urashaje bagire bakugaburira ibiryo by'inkoko bagusyemo ibiryo by'inkoko inkoko zikurya none muri Afurika y'Epfo urumva ngo umugabo yifashe abakecuru babiri ngo babagaburiye ingurube umugabo yishe abantu babiri abagaburira ingurube ze bose ni umuntu yaba ari umuntu n'umuntu naye vuga ngo umunyafurika y'Epfo umunyafurika akabagaburira ingurube ibenzi umugabo wo mu gihugu cya Nigeria umutima abantu bagira izina ry'Imana muri Nigeria umugabo wo mu gihugu cya Nigeria yegejejwe imbere y'urukiko
nyuma yo gusanga ibisigazwa by'abantu bari baburiwe irengero mu kiraro cy'ingurube. basanzemo ubuntu bw'ubugufwa udutwi ingurube ihera ku matwi nose n'imisatsi n'imisatsi buriya niyo yasigaye. nubwo yarya ntiyarya ngo irye n'amagufa yose y'amara agomba gusigara. Ikizibiti bakisanze mu biraro bye. Yego yafashwe neza. Iperereza ntabwo ryagoranye. Ntabwo nyine kuko baye bakigera mu kiraro cye bahita basangamo ngo igufwa rya nyababyeyi. ngo yabisha ate? Umuhinzi wo muri Afurika y'Epfo. Sego numva ari ibihugu bibiri. Sumi ngo bari giburi witwa Zakaria Olivier. W'imyaka 60 yegerejwe imbere y'urukiko kubera icyaha cyo kwica abagore babiri babirabura maze imirambo yabo ayigaburira ingurube ze. Afurika y'Epfo. Komeza. Ibisigazwa by'imirambo yabo bagore byabonetse ku itariki ya 20 Kanama mu mwaka uyu nguyu nyine. Ndabyumva. Mu kibuti cy'ingurube giherereye mu karere ka Limpopo muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo, South Africa. Ni Umunyanigeria ariko yagiye guhahira muri Afurika y'Epfo. Kuko buranga Abanyanigeria bakunda hepfo hariya. Muri South Africa barahemera cyane. Kandi nabo ntibabakunda. Kenshi baba barwaye babwati musubireyo muve hano. Ako barahemera cyane. Ubwo nawe yagiye gushaka amarongo. Kora abantu buri abavi wabo bakajya handi hantu kugira bajye gukora nyine. Bagiye nko kure nk'iterambere ryaho rikaba riri imbere cyane cyangwa amafaranga yahaboneka cyane. Umugabo rero nubwo buryo yagiye muko yagiye guhahira umuryango. Ngo abakecuru ngo barakata ngo bagaburira ibenzi. Abandi bakurikiranyweho ni abafatanyacyaha barimo abakozi be Adrian w'imyaka 19 na William Musoro w'imyaka 45. 10 waruze ni 9 na 45. Ibaze nk'umwana bamurenganura. Murenganura iki se? So umufatanyacyaha se ariko ntabwo umwana ayobora abagabo. Ariko yatanga amakuru ku gihe. Ashobora kuyatanga nibyo. Ariko so abantu bafata umuntu bakamucamo kangahe. Wajya gutanga amakuru. 19 nta mwana umurimo. Ni mukuru ndabyo. 19 nta mwana. Ariko abagabo bakoranye icyaha. Ni abasaza. Ubu bwicanyi bwatangajwe bwatangiye kugirwaho iperereza na polisi nyuma yuko umukecuru w'imyaka 45 na mugenzi we w'imyaka 35 baburiwe irengero. Ibya bindi ngo babasere inkoko none aha babasere ingurube. Babonye se bashaje. Si mu 35 ubwo ni n'umukecuru. N'umugore ni inkumi. Muri uru Rwanda wa 40 uramubwira ati mukecuru ati mbyaye nyoko. Ni dusaza. Tuzabaza. Baba bashyize mu no hano ngo amatsinda y'abantu ngo y'urubyiruko ngo hanze ngo barigaragambye basaba ko ngo abaregwa barekurwa. Ariko se kugaburira abantu ibenzi urubyiruko ruri kwigaragambya ruti arekurwe bareke. South Africa bamaze kwiharira ku tuntu twinshi. None se icyo nicyo kwigaragambyirizwa. Abantu bagaburiwe ibenzi none ngo barekurwe. Bisha abantu. Ako harana big energy. Big energy babaje. Ubundi big energy ni urukundo. Waba wishe mugenzi wawe ufite urukundo. Reka. Nta nubwo waba ubwo utwara ubuzima nawe ufite. Ariko hari ikintu kinangaza. Nijoro naciye ahantu nsanga bari gukubita umuntu. Urumva? Noneho ahita afata kandagira ukarabe.
urumva kandagira ukarabe urayibona kano kaboro k'agasitandi ka kandagira ukarabe kareba k'amaferabeti umusinzi ahitaga uhanyamo amaguru ya ntiwamenye ukuntu yagiye yasabekamo havamo inkoni oya birangira ahubwo akagiyemo neza ahubwo ajyamo ajyamo gute amarije kujyamo murebe ukuntu abantu bikurira igiti akajyamo akakisi akagasitandi kandagira ukarabe urabona indobo ya kandagira ukarabe iba ifite akantu k'utwuma kayifata subize se ndayireba urumva kandagira ukarabe umusheni yagafasha afata amaguru yasobekamo barwanya n'undi aragafata agiye ugakubita undi ayo wakubita undi baramufata bamufashe aragakomeza birangira amarije kugakomeza aryama hasi amarije kuryama hasi barakomeza baragafata wahita agasobekamo amaguru reka agasobekamo amaguru rero bamureke nashira iminota bamubwira ati rero vamo tubige kandagira ukarabe yacu dutaye imirwano yarangiye agiye kwikuramo biranga bativamo yari yasinze bativamo ntabwo byabura ati byanze bativamo ati byanze bamukuruye hasi bamukuruye ubu ndi kubivugaho nkumva umugongo urandiye amabere akikora ntonze bamukuruye hasi umuhanda kugira ngo nageze aho ndavuga ni bano bantu ni abantu bafite umubiri nabo aho hantu ni no none rero njye nigeze njyayo Uganda nagiye mu Burundi biratangaje mu muhanda Kigali ni inyamaswa ako si umuco w'aba big energy ntabwo ari aba big energy niba uzi ko ugena n'ibintu biri negativity urumva ariko navuze ni bano bantu wagira nta mubiri ubundi umuntu ufite umubiri rega abantu bamaze kuba inyamaswa ntabwo noneho muri uyu mujyi abantu benshi bawujemo bose ni abahizi abenshi baba bishakira ifaranga habe n'umutima na muto wo kuba yatekereza nyine ku buribwe kuri mugenzi we cyakoze bitewe n'umugabo akora hari igihe baba bakundana abanyonzi barakundana uzamuteranira urebe icyo bagukorera nyine wowe utari undi munyonzi nyine ariko n'ubwo n'urukundo reka nkubwire nta bantu na bamwe badakundana uzaza wiba umucuruzi azatukana n'undi mucuruzi nyine bitewe n'akazi uze wiba undi mucuruzi mugenzi urebe ko wawundi ataza ngo gukubita bitewe n'akazi abo bantu bari gukora barakundana nyine barahuza n'abamotari barahuza iyo usanze umuntu ari umumotari nawe umumotari bihita bihomye baganira bataziranye niyo baba bahuriye bahita abantu nabonye bagira urukundo ni abakozi bo mu rugo bo baziranye ku gahinda buriya no hari igihe usanga nk'umwe ari wo ku gipangu cya hano n'undi ari wo ku gipangu cyo hirya harimo nk'ikirometero ariko kujya gusanga ugasanga ntibanaturutse ahantu hamwe wenda umwe n'uw'Ikibungo undi n'uw'Irusizi ariko ugasanga bicaye ahantu hamwe bari kuganira kandi bameze uko nyine ubona bari kuganira ibintu umwe niba nyirabuja yasize atetse amandazi undi nawe hari icyayi umwe akazana icyayi undi akazana amandazi bakicara bakaganira ariko ni byiza basangira ni byiza kuko buriya ahantu kari akazi gashobora kuba kagira irungu uzi wo mu rugo kagira irungu byanga bikunda hari igihe usanga gukora mu bana bo mu bakire batabiteza uri kubyumva ariko tujya twumva umugani impande zose nyirabuja na sebuja birirwa bagiye birukanze niyo baje mu kugutuma nk'akamyeti nawe aza ntabwo bakwita nta gihe cyinshi akufiteho ariko se nibwo tutakishakira inshuti mugani yo mwiganira ariko rero ugize gutyo kanago no kuri abiri yakubera inshuti ni inshuti abiri yamuye nyine yajya agutwaza iminsi agusunika wicara wiyumvira nuko abantu basubirana umuntu wica mugenzi wawe ubundi sibyo twavugaga cyagiye utifuza gupfa
wica mugenzi wawe. iyo bajya kukwica ugatabaza wica mugenzi wawe. ugerageza gufata ubuzima bw'undi muntu mu buhe buryo? ako ni ikibazo, ako ni bwa umuntu bwagiye. kandi akenshi urango abagabo nibo bajya bashinja ngo buranga ngo hari utuntu tubiri duteranya abagabo, amafaranga n'abagore. Ibyo bintu bibiri urange nicara nkabitekerezo mwibaza impamvu. Buri uzana abagabo barenga 3 bicaye batari kuvuga ku mafaranga, bari kuvuga ku bagore. Ibyo bintu bibiri nikabura kwisoba. kandi ugasanga abagore ntago bavuga abagabo. nabo burahari igihe bagira bya umuco waraje. Njye nasanze ari ingeso noneho ku basore. Abasore ntago baganira ibiganiro bitatu bataravuga ku gitsina gore. Nibibaho ataramubaza ko ese amakuru ya kakarema ako karabyo kaje kugusura biti warakamiza ariko muri sosiyete aragasirenge ko kumira. bamwe ngo nukoza, abandi ngo nukumira kunyugo. urahari ikintu gitwara abantu. maze kuganira n'abantu barenga nka 3 mubaza nyine situation ukuntu byifashe, akakubwira ati bura nigeze kuyatunga amafaranga. ati narayatunze pe, nabayeho neza mfite amafaranga, atari ikintu cyamuzeho. ntago avuga ikintu cyamukozeho, aravuga ngo nari mfite amafaranga menshi. barahari nuko kubwira nari mfite amafaranga menshi nigeze kuyatunga. ariko abakobwa ikintu abakobwa bankoreye, abakobwa agacupa. icupa bwa ntango ry'amafaranga ntago niyarya ariko riteza iki riteza kugira wowe wasindira mu kabari ukageza saa 9 z'ijoro uri kunywa inzoga. aho uko gusetsa uyu ugiye gutaha bura ntabwo uba uzomo. none se ntari abagabo basinda bagataha iwabo? birashoboka benshi, birashoboka cyane ibyo bibaho. reka nkubwire icupa bikujyanye muri biriya bintu n'ubunini byabe niya karande yawe na kamere yawe n'ubundi bigize. umva nkubwire ukuntu biba bimeze uri kumwe inzoga. nese biri connect. none se ko byose bibera hano impamvu baretse baza kamubaza ikibazo no kubera iki usanga ku kabari hari lodge. no kubera iki ariko nanone uretse nyine nanjye nkubwire impamvu ukora ku kabari haba hari lodge nuko aba hari abakobwa. nese umuntu uguze icupa ryawe ukarijyana iwawe ko bidashobokeye buranga inzoga yo mu rugo hari ukuntu itana ngo ntago iryoha sha. amategeko y'abamwe ariko iryo tegeko ntawo inzoga ngo itari muri ambiance. ariko abagabo bagomba kujya kuganira. ariko ikibazo mu bagabo baganira bahita harimo abafite indi mico nyine bagomba kuhita bashyira amata. ariko reba hirya ku gakobwa kari kupoza neza umukiriya ngo agukubise gutya ngo kisaza mugatera induru. no mpamvu nyambabarira abakobwa bararengana ntabwo batwa gato aho twari tutangiye kutumvikana. Nshimira abantu gusoza, dushimira abantu bose bakunda abili, tubashishikariza ikintu kimwe, kora subscribe kugira ngo izi video nizijye ziza ujye uzibona mu bambere. intara zose zigize u Rwanda turazisubura.